Menopause mu Kinyarwanda ni ugucura, bivuze ko icyo gihe umudamu aba amaze amezi 12 atabona imihango. Ni ukuvuga ngo ni ubyemeza ari uko ayo mezi akambutse, ubuze imihango ukwezi kumwe 2 3 nubwo ya 6 8, ntabwo wakwemeza ko wari wacura. Ariko ayo mezi yuzuye ukabibara neza ugasanga ararangiye, icyo gihe uvuga ko wacuze, mu gihe bitatewe nuko wabazwe cyangwa byatewe nuko hari imiti wafashe, kuko habaho imiti ishobora gutera gucura. Izo mood disorders rero ni hahandi umuntu ubona yarahinduye imyitwarire, yaba ari umuntu wakundaga nko gutera igiparu ukabona byaragiye, yaba ari umuntu wakundaga gusetswa mu buryo wenda bworoheje ukabona ntibigikunda, ukajya kubona ukabona mbese afite akantu nakwita nk'umushiha mu Kinyarwanda, cyangwa imyitwarire itari myiza n'imibanire n'abantu. Wenda nimba ari umuntu ugifite umufasha, ibijyanye n'imibanire yo mu buriri cyangwa se imibonano mpuzabitsina ntabwo bikimeze neza. Usanga wenda umudamu aragira ubworohe bwaragiye, ububobere bwaragiye, yashaka nko kwihagarika akumva ntakibasha gufunga inkari mu buryo bworoshye, akumva hari hepfo yakwishima kubera ko haba humye, n'uruhu rwaho rwo ku mubiri w'inyuma narwo rurumva. Ibyo byose rero ushobora kugenda ubona kimwe utarabona ikindi, bitewe nk'uko dogiteri yabivuze, nuko ibyiciro byayo byo kwafekita bigenda biza uko imyaka igenda isa.